byamuraga mu kanwa kuba umusani ati ngiye ngomba kuba umuhanzi rero ntabwo byabatunguye yego mbona imiziki mbona abantu bari kubyina nahise mpagarara nditegereza ndareba mbona Austin nyine niwe icyo gihe wari waje mbona ari kuririmba indirimbo yiwe ibanga ibangirwe impeta yego numvira nyine Austin agira ukuntu agira imiziki ye ifata yego araririmba noneho mbwira Mera ariko njyewe uriya muntu ngiye kujya kumureba nyijyane ngiye kujya kumusuhuza agiye taranjyana i Kigali narize amarira kugira ngo bankure aho hantu byabaye intambara. Afite ni ikihe kintu kibi cyaje mu buzima bwawe gukora ubusitari? Uko ngenda ntera imbere ibyo nkunda bigenda bijya kure yanjye, ari igihe mba numva nzasigara n'igenyine. Ubwo nk'ibiki byagiye kure yawe? Abakobwa nikundiraga, twana nakundaga, twagiye tuvuga ati watoboye izuru wishyize batatu wigize ute. Yabuze umuntu nakundaga. Shuwa kubera umuziki wabaho gute? Ukwiye kubaho ukazabaho, kubaho ukazabaho, ugomba kubaho ukazanabaho. Yego. Niye kalite y'amano yiziho? Ndi umuntu wanyawe. Yego, ndi umuntu ureba ibara uko riri. Real. Nshobora no kugufera nkashiduka byacitse gahita gutama kandi nabishakaga. Ni izihe karagiteri z'abantu bo mu burengerazuba, reka mbita bashi, bagira utagira? Kunda abagore n'inyama. Abagore n'inyama ntabwo bikunda. Sinzi niba ariko abandi barezwe, ariko njye narezwe ikintu bantoje mu mutwe, guhirimbanira amafaranga. Kabisa nabonaga viye wanjye azindukaga saa 12 ajya gucukura zahabu. Iyo ukunze nanone amafaranga cyane akakutwara uriyibagirwa. Icyo kintu cyatumye rero nanjye nkura numva ntashaka kuganira n'abantu mvukana nabo, kuko ntabwo twari duhuje isi. Yego, ntabwo twari duhuje isi rwose. Barambonaga bakavuga ati wowe bazagufunga. Blessings, nizere ko meze neza cyane aho uri hatandukanye hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Iyi ni Leya Entertainment ndetse ku bufatanye bw'Igicumbi Cinema Center. Niba wifuza kwiga ibintu bijyanye na cinema, ahantu hose uri ku isi ushobora kwiyandikisha cyangwa se ushobora kutugana ubundi bakagufasha. Aha nicaye ni naho muri studio za Igicumbi Cinema Center. Ukeneye kwiga, ukeneye gukora lighting, ukeneye editinga, ukeneye directinga, script writing, buri kintu cyose kijyanye na cinema ugishaka uze utugane mu Gicumbi Cinema Center. Nitwa Leonard Niyomugabo, tubana ibiganiro bitandukanye by'imyidagaduro, kandi ndabashimira cyane ku bantu mukomeje kuba mwakora subscribe kuri channel ya Leya Entertainment. Ni iby'agaciro cyane. Ariko nk'uko mubizi, nkunze kuba nakwakira umuntu nanone yavuga ngo nagiye ndeba intambwe ze uko yagiye azitera, bikanshimisha kubona umuntu hari ahantu ageze, hari aho yavuye n'aho yageze. Uyu munsi nkanishimira ko ari umuhanzi mu Rwanda ufite imyandikire myiza, ufite kuririmba neza, n'umuhanzi mwiza. Uyu munsi rero nifuje kuba nakwakira umwe mu bahanzi nkunda imyandikire ye, ndaza kuza kumbwira impamvu nyikunda, kuko uyu munsi ari ubuhanzi navuga ngo ngiye nubaha ku giti cyanjye, ariko nanone nawe ushobora kusanga umwubaha. Guess what? Ninde turi kumwe? Yitwa Yampano Flori, bro. Ikaze gute kavanje? Meze neza? Meze neza. Long time. Meze neza. Ni sawa? Ni sawa cyane. Ariko nta kuntu byaba bitari sawa mahe turi kuyakora. Akazi ko kagomba kugenda neza. Mbere yuko njya ku bindi bintu by'umuziki turi buze kuza kuganiraho, ndagira ngo Yampano abanze ambwire Yampano wari we abantu babona ariko batari bazi. Yampano ni bicura na ya ndirimbo ni impamo. Yego. Yampano no musore w'imyaka 24. Yampano no umujene. N'umujene. Ndi ingaragu. Igaragiwe? Oya. Iragiye. Iragiye? Iragiye. Ndi ingaragu iragiye. Rero Yampano no umuhanzi. Yego. Uririmba injyana. N'umu-artiste aririmba, ntabwo nabango ndimba R&B, aririmba injyana zose. Yego. Nitaraza. Urateganya nawe kwihimba?
ariko umuhanzi niko bigenda buriya umuhanzi hari igihe abyuka mu gitondo akumva afite inspiration yo kuba yakreating ikindi kintu nigeze mbwira umuntu amubwira ngo ntukazajye kudefinisa art y'umuhanzi kuko ntago ubuzi nyine uburyo we yayishapinze kuko urajya kumubwira ngo kora iki ugasanga we hari indi nzira nyine yabiremyemo music yaje gute kuri ya mpano ukuntu byaje rero byaje biturutse kuri Via wanjye nawe ni umwartiste mu buryo bwo gucuranga ariko ntabwo yigeze abikora ngo amenyekane cyangwa ngo abikora agamije kuba icyamamare we gusa yabikoze nyine nk'umuntu yabikunze acuranga muri kwaya aririmba mama wanjye bashiki banjye rero niyo famille nakuriyemo nanjye nyine nkurira muri iyo vibe yego gusa ngiye bikubitiramo no kwikundira fame no gukunda nyine kuba ndi imbere y'abandi yego nyine bituma uvuga ngo wowe wakunze televiziyo yego nakunze ibintu byiza sure nyine kubikura mu bubiko nkabereka abantu bishoboye ibi nababwira ibi nabaririmbira ibi yego n'Imana ibimfashamo mba ya mpano uri kubona ubu ya mpano papa aracyakora umuziki cyangwa se na mama aracyari muri bya muzike njya mbona yiyongoza rimwe na rimwe agacuranga ariko ntabwo nakubwiye ngo abikora we nk'ibintu akunda gusa yego ntabwo abikora nk'ibintu agiye gushakamo ubutunzi cyakora famille nk'izo ngize mba numva hari ahantu nageze nsanga umwana w'imyaka 6 arimo aracuranga piano biba biryoshye bisa neza cyane ukimara gutangira gukora umuziki urumva uvuye muri ya muziki yo kwishimisha yo mu rugo wenda nka papa cyangwa se mama cyangwa se n'abandi bo muri famille ariko urashaka kugira ngo ukore no muziki yagutse y'igihugu cyose bagomba kumva indirimbo ya mbere wakoze igasohoka reka twe kuvuga ngo yasohotse kuri YouTube indirimbo ya mbere wagiye uvuga ngo ngiye muri studio ngiye kurikodinga yari iyihe yarasohotse indirimbo yitwaga ngo uzajya unkumbura ni indirimbo narikodinze niga mu wa gatatu segonderi yari indirimbo y'urukundo niri kubwira umuntu ati uzajya unkumbura tubanye muri ibi twabacanye muri ibi ariko nyine bibaye ngombwa ko twese tugenda tukaburana yego ariko nyine uzajya unkumbura irasohoka ariko sinzi cana iriho nanjye narayibuze nibagiwe nyine izina rya cano yego byose arabyibagiwe uzajya unkumbura ndajya kwishaka kuri YouTube nyumve kabisa kuko abantu benshi kera ntago bahaga agaciro nyine ama password n'ama emails ukaba wafungura YouTube ntumenye nyine password yawe bikagenda nubwo ari nje wari yayishyizeho n'undi muntu wari wayishyiriyeho kabisa ntabwo ari no kuri channel yanjye nubwo nari nzi byari byo rero nashidutse nyine niyo navuga indirimbo nagiye muri studio ndarikodinga ndasohora noneho izindi ni kugenda wimenyereza muri studio hari izo mba naragiye nta nkumva ziri mu bwana arimo ati y'ubwana nkumva nyine ndimo niyubaka nkazireka wari muri repetition base yego commentaire mu rugo cyangwa se ababyeyi baguhaye ku ndirimbo ya mbere bari bumvise iyihe yewe bumvaga izo zose kuko nagendaga nkazishyira muri radio mu rugo nkabumvisha kuko njye nahoranaga amasampo y'imiziki ntabwo ukwezi kwari gushira ntafite indirimbo nyine ndi kumvisha umuntu ati nakoze akaririmbo yumvira yego ariko izo ndirimbo nyine bo barabyumvaga ariko ko zidasohoka nakoze priave nibwo nasohoye babonye video baravuga ati wakoze na video sawa ndakora kugeza ubu noneho ngira abantu bo mu rugo urumva ntabwo byanabatungura kubera yuko icyo ngewe nshaka ndakivuga yego urumva byamporaga mu kanwa noneho bucurasha bucura bagomba kuvuga rikijyana byamporaga mu kanwa kuba umusani ati ngiye ngomba kuba umuhanzi rero ntabwo byabatunguye yego hari story numvise nza kugira ngo uze kuza kuyimbwira kuko niba ari byo nari ndi ahantu uri kumwe na Austin ndetse n'umuntu witwa ninde ntabwo nibuka undi muntu abandi bantu turi kumwe
aravuga ngo hari concert bakoze ntago nza hariho ujya kubasuhuza muri vestiaire ariko uravuga ngo nanjye ndifuza kuzaba umusani urabyibuka nje iyo nkuru namumubwiriye kuri Kiss FM yantumiye bari baje ahantu bita Nyamasheke ari naho mu rugo yego ariho navukiye rero baje umva nari umupeti twe twagiye mu isoko bari baje mu bintu bya Airtel yari kabisa ibyo bari baje noneho haje nyirumva nawe ku isoko baje gufata abantu ubwo nari agapeti bamagaze inyuma numvishije imiziki ndavuga ati kandi urumva icyo kintu cyamuraga mu mutwe nzamuhanze ndukuzamuhanze mbona imiziki mbona abantu bari kubyina nahise mpagarara nditegereza ndareba mbona Austin nyine niwe icyo gihe wari waje mbona ari kuririmba indirimbo yiwe ibanga ibangirwe impeta numvira nyine Austin agira ukuntu agira imiziki ye ifata yego imiziki ya Austin ni myiza sinzi niba ugiye bifata tukuntu nyine yandika ukumva yagufasha amarangamutima so rero araririmba noneho mbwira Mera ariko njye uriya muntu ngiye kujya kumureba nyijyane ngiye kujya kumusuhuza ati ibyo bintu ntabyo atugiye atigiye ataranjyana i Kigali mutanaziranye yego Mera baramfasha ati warasaze mba ndamucitse noneho urumva kugenda gushaka kureba umusani icyo gihe nta nubwo nababonye niba namenye ibiri ngo wagarutse bagiye urumva umupeti ntabwo waza waguje kureba umuhanzi uje kumureba kwande muziranye nta nubwo bo bari bari no kumenya ibiri kuba narize amarira kugira ngo bankure aho hantu byabaye intambara ndende cyane ndababwira ati mugomba ngewe ugomba kubona uriya muntu waririmbye akanjyana i Kigali ntago nsiga baramendahenda ndataha ariko navuga ati ndamubonye kabisa ni kuri biba bimeze ngo nababwiye ngo navuze ngo iyi stage nanjye ngomba kuzaririmbiraho kandi ariko guhiga ahita uhahigira ndavuga ati kumbi ni kuriya nyine urumva aho ngo uhita wakubitira agatoki ku kandi nayo mpamvu ndi hano sure nakunze umuhate wawe nakunze uburyo ukora ku buryo nyine ugira consistency ariko nanone uvuga ngo ndifuza kuba nkomeza kuba uwo nifuza cyane ko buriya nushaka kujya ku kintu nk'uko yabivuze uzagihigire uvuga ngo ndifuza kuzakora iki paka nyine icyo kintu kibayeho muzike yawe hari abantu nyine believing mu star bavuze ngo washaka umustar nibyo kandi na byiza ariko nanone ni cye kintu ubustari bwakwangirije mu buzima bafite ni cye kintu kibi cyaje mu buzima bwawe gukora ubustari kwamamara rero tuvuze kwamamara rero ngewe ndanatinya kwamamara byankuyeho ibyo nkunda byagiye binyeye uko ngenda ntera imbere ibyo nkunda bigenda bijya kure yanjye uko ngenda ntera imbere ibyo nkunda bijya kure yanjye ku buryo ari igihe mba numva nzasigara n'ijyenyine ubwo nk'ibiki byagiye kure yawe abakobwa nikundiraga twana nakundaga twagiye tuvuga ati watoboye izuru wishyizeho tatu wigize ute nyine abantu urumva njye nifuzaga wenda kuba twaba turi kumwe bo bakabona yawe wera umuhanzi wamaze kuba umuhanzi ibyo bintu ntabwo ari byo izo nazo ni ingorane zo kwamamara rero navuga ko aricyo kintu cyankuyeho nabuze umuntu nakundaga kubera umuziki yego ariko none se rega niko biba bimeze bagushyira ibintu imbere nta n'ubigushyira imbere niko isi yubatse urahitamo iki ushaka iki urashaka iki nawe ugahitamo rero narabuze ati ni ukuvuga ngo wahisemo umuziki naho undi nawe ahitamo kuba private kuba umuntu usanzwe kandi ngiye kuba umuntu usanzwe sijya byumva nyine ubwo se wabaho gute ukwiye kubaho ukazabaho yego bakazanakwiga kubaho ukazabaho ugomba kubaho ukazanabaho yego cyakora kuko ni sawa
uwo muntu se wagiye n'ubu muravugana cyangwa yagiye urumva hari igihe nyine uko ugenda usatira cya kintu kigenda kikumira yego paka kikumize bunguri no icyo navuga ubu andi kure nyine ni kwa kudufata telefone ukumva gute buraje ngiye kuganira n'umuntu na kintu turi guhurizaho bikagutera ubute nyine kuko afite ikindi cyiciro arimo wamuhamagara ukumva ndi gukora muri MTN urumva ibintu arimo nawe uri mu bindi ntabwo muri guhuza igihe mukaburana ubu agarutse akakubwira ati noneho nemeye ko ubuzima urimo ndabwemera nanjye ndaje kandi narahisemo ubwo nyine urumva nawe we yahisemo ubundi buzima aragenda ariko wenda akaza bata ariko ngiye ya mana buriya rero nabitekerejeho nsanga n'ubundi ngomba kukubira uruhande n'ubwo waba uri umusitari rero ibyo ntabwo nzi ukuntu wenda birangira ariko ngiye icyo mpanze amaso narikomereje ndi mu rugendo rwanjye ngo niba afite kunyiruka inyuma naze tugende naze paka mfate cyakora byabugana ubwo ndasubira inyuma ariko umva we yahita gufatira aho uri niba aramukunda agazuba ubwo ni urugendo hari igihe umuntu areba akareba ati kari agasozi uriya muntu aminutse ubu ndakaminuka kakamutera ubute bwo kukaminuka ariko nawe niba afite izo mbaraga nyine nashyiremo imbaraga yego niyihe kalite y'ampano yiziho ndi umuntu wa nyawe yego ndi umuntu ureba ibara uko riri real niba ari umukara ni umukara niba ari icyatsi ni icyatsi niba ari umweru ni umweru kandi ikindi mvugirwamo ushobora no kugufera nkajiduka byacitse gahita gutama kandi nabishakaga so rero nuko ni izihe karagiteri z'abantu bo mu burengerazuba reka mbita abashi bagira utagira amafaranga barayakunda ndabizi gukunda abagore n'inyama abagore n'inyama ntabwo dukunda ntabwo nkunda inyama ntabwo nkunda abagore kandi abashi amafaranga yo ndayakunda hari n'umunsi twese kuganira aho ngaho ati ngiye amafaranga nicyo kerega babatoza ubundi uzabirebe bose sinzi niba ariko abandi barezwe ariko narezwe ikintu bantoje mu mutwe guhirimbanira amafaranga kabisa nabonaga viye wanjye azindukaga saa 12 ajya gucukura zahabu ahantu urumva kera bo nubwo bagiraga igipimo cyo gupima ngo hano hantu hari zahabu kwiyongoza gusa ariko gubu bana ndi abari zahabu bakahita bagenda gacurukura ahantu we rwose batanazi umva icyo cyizere cyo gukunda amafaranga ariko ngo umushi kugira ngo aguhe ifaranga rye urumva ahantu bayakura nawe icyizere we ibaze nko kuza atari kubundi hano hantu umuntu hacukwe ntiyabona zahabu agahita acukura bagacukura amezi 3 buri munsi bazinduka amanuka munsi rikagenda rikangana umusozi noneho bakagera igihe birirwa bari nyungurura mu mazi bikavamo agasenyi kangana gutya muri ako gasenyi ugasanga babonye zahabu bari gutoresha bagushyira amacanshwe ku rutoki bakagatora urumva iyo hasi rero bakongera bagafata andi meza iravuga ati none rwose urumva ni umwitozo wo gushaka iki amafaranga warangiza shamushi ariko ngo nasenyisa bari menshi ngo kugira ngo abone nasenyisa bari ikindi ngewe ariko ukuntu urumva hari ibintu mba narabonye kuko nabonye ukuntu papa wanjye yakunze yatigise ariko ntayo yabonye menshi ni nawe n'ubu ngubu niyo turi kuganira ndamubwira ati mva nkubwire ahantu ugeze ahantu ukwiye kurya icara uyarye icara urye apana kumva ngo baba we noneho ibindi icara utuze rwose wumve ko ntari kubera ko iyo ukunze nanone amafaranga cyane akakutwara uriyibagirwa usanga utari kwitaho ve wanjye ni umukino yanoje ariko atazi ko ari no kukinoza yari umuntu utararyaga
yiyicishaga inzara sinzi impamvu yabikundaga akicisha inzara kandi atabuze ibiryo ukabona yapeveye akajya kurya yashonje hahandi hanyuma kandi nanjye ibyo bintu bimba uzi ko njya nsonza ndi mu buriri ngahamagara umuntu ngo guhaguruka byanze reba ikintu nzanira nisonjesheje ngavuga ndetse ndi kwiziziye ndi kwiziziye kubera iki ntago nyine ndi guha umwanya njye ibindi bintu nahaye kwiyitaho kwa nahaye umwanya inzozi zanjye iki kugeraho nanjye ubwanjye kurya nyine mbyibagirwa yego ariko ntabwo ari byo reka tugaruke ku muziki ubwo kari agaciro kugira ngo twumve na famiye ukuntu biba bimeze wisanze ute muri TB Music ukorana nabo sofa bimeze bite TB Music ndeka nkubwire ni mana yanjye nibo banturaze yego ni ababyeyi banjye ba kabiri ni papa wanjye James Buriya Ruzindana yego uri umuntu kwizereramo akakubwira ati wowe rero ukuntu ndi kukubona uranarenze zikurenze kandi uri kwireba mu kirahure ukabona nta byadanje ariko akakubwira ati wowe urarenze yego akanagira kuguha umufungo yego we akakubwira ati wowe ndashaka ko icyo ndi kukubonamo ubacyo wenda ntabwo mfite ibyadanje ariko hano ndi kukubona ndashaka kuhagera uwo muntu akagufungura iryo jisho akagushonesha akakubwira ngo urashaka kubica uwo muntu nta nicyo kumuvugaho gihari ararenze cyane kabisa buriya motivation ya mbere ni uguha umuntu icyizere ukabwira uti ibi birashoboka yego kabone nubwo udashobora kumuhereza amafaranga cyangwa se ngo umuhe ibya mirenge ariko motivation yonyine irakonta ni nacyo kibura muri famiye zacu bamwe na bamwe ugasanga umwana n'urugero arimo arakura ari gukubita ameza icyo kintu cyatumye rero nanjye nkura numva ntashaka kuganira n'abantu mvukana nabo kuko ntabwo twari duhuje isi yego ntabwo twari duhuje isi rwose barambonaga bakavuga ati wowe bazagufunga mbese barandebaga nyine bakandeba rwose bakanshyira ahandi bavuga ko bazagufunga nyine urumva kuvuka uri akana umva bakujyanye mu isoko mva ibyo ukoreye mu isoko utu ni ngutwo n'utundi nyine tugenda tuba wowe bakujyanye mu isoko ngo wanze gutaha ugiye i Kigali ubonye abantu ngo ubonye abahanzi utwo tuntu twose ugataha soko kuyu mwana ni mwana kiko kurumva ku mubyeyi n'akagenda agira uti nane bambwira ariko undi mamumbaza icyo njyewe icyo nshaka ntacyo wangezaho basi reka ngende cyangwa unzitire umpe icyo ndi kugusaba niba ntacyo utari kumpa icyo ndi kugusaba ndeka ubwo ntacyo uri kumbwira iyo uri kubwira iki nyine ndeka unsengere ubwo ndimo ndatekereza ko ushobora kuba warakwebye mu rugo kugira ngo uze i Kigali tu oya Viye niwe waje mbere Viye yaje hano mbere i Kigali Viye nakubwiye ni umuhasira yego ni umuntu wa danje yaje mbere yantegurira ikibuga nubwo atarabizi ibaze kuza nkahita ajya kuba Nyamirambo nanjye nkahita misanga nkasanga turanye na studio hafi ibyo bintu wenda we nta nabizi ko ari studio ariko kubera ko ngiye nkunda kumenya utuntu nkahita menya ngo harimo studio nkahita njyamo rero nuko nyine byagiye bigenda biza uzi i Kigali ufite amafaranga angahe amafaranga angahe wibuka wari ufite amafaranga angahe 4,500 havamo itike byose oya n'itike irimo 4,500 ya bitatu ubwo warasigaranye igihe 5 noneho ariko kubera ko njyewe ngira ukuntu abantu banyikundira kuko ntago njya ndi nyine niyo nicaranye n'umuntu ntago natuma tumarana iminota 5 nta kintu twari twavuga ndankwiyenzaho kakuvuze nkakujyana kure no mu biganiro urashotorana yego icyo gihe rero naje ndi kuganira n'umuntu mutera story mu modoka mufata mudoda yaje urumva ibyo yaryagaho nanjye nabiryagaho wakima umwana icyo gihe rero n'umupeti uramaze kumudoda nyine ubwo nawe byamutera kandi nanjye niko nteye ntabwo ikintu umuntu atankoreye nkakimuziza ubwo njye mba nkikora yego avuga ati ariko uyu muntu ubundi kuki adatekereza gutyo ubundi ntabwo nshobora kurya cyangwa gukora ikindi kintu uhari ngo nkwibe ubwo byarutwa sinyikore cyangwa ngashaka izindi mpamvu zikwirukana ukavaho nkagikora ariko ntabwo nakora ikintu ndebera oya yego so rero naje gutyo ku 5 ariko nyageze i Kigali
icyo gihe ni nabwo imodoka yapfuriye muri Nyungwe ngira ngo narabikubwiye. warabiririmbye naranabivuze kenshi ahantu henshi noneho nibwo nyine nicyo cyatanu sinibuka ibintu nagikoresheje ariko ntabwo nabigura ntakiguzamo ikintu cy'agaciro ubwo nakiguzemo wenda amaji cyangwa ibintu ariko ntabwo nibuka ngo nakiguzemo iki. Yego Yamani ukunda kuririmba kenshi muri lyrics zawe nyinshi ndibuze no kuza kuzigarukaho harimo uwo muntu harimo uwo rizagwira n'indirimbo zawe nyinshi zimwe na zimwe uba wumva uririmbamo ubuzima cyane. Ubuzima ni iki bukwigisha? Ubuzima rero iyo umuntu amajije icyo kibazo rero ngewe kirango ubuzima nta nubwo mbusobanukiwe pe. Ntabwo ubuzima bwuzi ubuzima ntabwo nzi. Ni iki utinya mu buzima? Ninya guseba. Ni iki wishimira mu buzima? Gutera imbere no gutsinda. Ni iki ubuzima bwazanye mu buzima bwawe? Ubwo icyo kibazo cyo kirakomeye. Ni iki kintu ubuzima bwazanye mu buzima bwawe ukumva usa nkaho wibuze? Urukundo iyo ndi mu rukundo ndishaka nk'ibura bameze nk'umuntu uri gukinishwa kandi nta bubasha mba mbifitemo kabisa. Urukundo nigezemo ndatsindwa ndavuga ati ibi bintu banza atari ibyanjye ariko ibi bintu nkabona ndi gukinishwa ntabwo ari umukino ngewe nicayeho nyine nka king mfashe vora ahubwo bakubati cahasha mba mbona ndi gukinishwa kabisa sinzi ntabwo mbisobanukiwe. Wiruka kujya muri relationship yari nzihoramo natana narwo ndi nk'urupfu ntabwo ni umuntu uvugisha ukuri. Nzihoramo ntabwo ntabwo ugishoma mu rukundo niyo rwaserera ntabwo ugishoma mu rukundo ntabwo umwe avaho ahita ajyaho. ahubwo umuntu twakundanye umuntu nkundanye nawe nubwo aba ari benshi ubuzima bwanjye banza maze gukundana n'abantu nka babiri gutandukana biratunanira kandi tutanakeneranye. Twageze nk'ahandi ubuntu udakeneranye n'umuntu ariko gutandukana bikatunanira. Ntabwo gushaka nanjye ntabwo gushaka kuki uri hano kuki ukiri hano nyine niba utanshaka kuki uri hano uri kumara iki imyaka ibaye 2 3 uri kuzerera uri hano gute none uri hano gute rero ndabakakubwira ati zowe kuri hano ugasanga mba muri urwo. Uyu munsi uri single kugira ngo duhite tunabivaho kandi nakubwiye mbibamo biyoramo ni ibintu nakubwiye ngo buri muntu wese agira ibyo abamo. Sindi umunywatabi buriya nta nubwo njya mu kabari inzoga ndazinywa gake bishoboka ariko ntabwo njya mu kabari ngira ngo nawe niba ukajyamo ntabwo twakubitanira. Rero ikintu cyanjye kimarira umwanya ni ukwiberaho rwose ruranaryoha. Niba utaranakunda ntuzakundane ukagenda ugatuza koko nindi swing banavuga ari umupasire mvuga ngo iyo swing ngiyo swing gitabonye indi swing garanga swing wayivaho. Rero nanjye urukundo ni swing zizi ikindi nyine keretse mbonye indi swing ariko niyo swing nanjye uvuga ati cyakoze hano ndahahereje. Yego mbere yuko njya ku ndirimbo zawe reka tujye kuri ibintu 3 bishobora gutuma ukunda umukobwa batishaye kabisa ariko atarivuga ngo ni ugukunda nawe nyine kumubona ugahita umukunda cyangwa se kuganira nawe ugahita umukunda. Ibintu 3 byahita bituma umukunda. Niyo nkunda umuntu wanjeho nyine wagusanze. Yego wanjeho ushobora kukureba nkavuga ati uyu muntu kandi ntabwo ngira kwanariza kwinshi ngewe nshyiramo ibintu imibare myinshi ngewe no kugukunda bikarangira nkwangiye aho nkukundiye aho bikarangira ese nkwangira aho nkukundiye. Kubera iki rero? Kubera ko nkunda umuntu usanga ntabwo nkunda abakobwa bagira defo yo kukubwira ngo ngaho nkurikira mu by'ukuri badafite naho bakukujyana.
rwose nta hantu nafite ho kukujyana ngo mukurikire. Ako kantu rero ntabwo njya nkunda gukurikira bashaka ibyo njyanye mu udafite ibintu ari kunsobanurira. Rero nkunda unkurikira, iyo nkurikiye turagendana. bivuze ngo mu yandi magambo ntabwo utanga care rero, kuko abakobwa bakunda care. Niho kuvuga ngo nyine nyitaho, gira gutya kugira ngo ngukunde. Ubwo urumva rero ntabwo utanga care. Oya se mubwire ngo care nta icyo akoze, ntabwo ngira njyewe nabyo nagiye kujya kwijyana mu bindi ntabwo mbizi, kubera ko nkora igikwiye. Ndakureba nkatse uyu muntu turakundana, yego turakundana, bimeze igikwiye nyine, apana kumanuka ngo nagiye munsi y'umurongo y'igikwiye. Nyine gukora ibintu biri normale, yego turakundana, ibirenzaho uba ugiye kuba umukoroni wawe, kandi si ibyo ubwo si byose. Urimo urakora kuri ritme nziza, ku muziki mwiza, ku bihangano bifite quality nziza. Nshimira cyane TB Music bagufasha mu buryo bwa management, ni sawa cyane. Uyu munsi ufite indirimbo iri hanze yitwa How Are You, ni mwagenda mukarira, turaza no kuza kuyipininga hasi. Ariko reka mvuge ngo ya mpano guhera ku ndirimbo ya mbere kugeza uyu munsi, challenge igoranye cyane n'uyu munsi utarabasha kwivanamo, ni iyihe mu muziki w'u Rwanda? Njye nta nkomyi ngira mu muziki, uriya uzambona ngenda pe. Yego. Nta munsi n'umwe uzigera ubona nahagaze mu muziki, kuko uyu muziki ntabwo ari njye wawigeneye, ni ikintu cyangenewe nkwiye gukora. Yego. Nk'inshingano, nko kukubwira ngo tuguhaye iki ukwiye kukinoza. Ubwo ikintu biba binsaba ni ugukumira ibintu biwangiza ahubwo. Yego. Naho ubundi ntabwo nta kintu cyari cyambere imbogamizi ni kwa ntazo pe. Ntazo. Wakira ute bamwe mu bahanzi bakiri gutangira? Njye ntabwo hari ijambo abanyamakuru byakoresha ngo na underground. Iryo jambo muzareke, kuko buriya iyo umuntu ari underground aba ari ahandi hantu habi. So mujye wita aba new artist cyangwa se wite aba upcoming artist, ni byiza kuko nanone kuri underground uri habi. So tujye dukosora n'imvugo runaka zikoreshwa n'abantu bari muri entertainment yacu, aba ari sawa cyane, kuko hari igihe ugura umuntu ikintu kikagenda kikamwoka bareka byite gutyo. Hari challenge y'uko uyu munsi dufite umuziki mwiza, ari ugasanga umwana nta promotion abona, nta buvugizi, ugasanga umuntu afite indirimbo ukibaza basi nk'uyu muhanzi kuki atazwi. Wakira ute kubona hari abahanzi benshi dufite b'abahanga ariko tutabona kuri spotlight? Kamemu uwo muntu uzamureba akora ate? Akora ryari? Ese iyo ndirimbo kuko nubwo ari nziza yabikoze ari byo arimo, cyangwa hari ibindi abinaba arimo? Yego. Rero umuziki ukuntu umeze ni keya. Izo keya navugaga nagahari umukobwa babisiba ngo uzihe umuziki. Iyo keya uko kujya kuvoma nyine biba umuziki, urumva ubifasha amarangamutima yawe kuyashyira ku wundi muntu, hari ibindi bipfa. Umuziki urafuha. Yego, babisaba ngo ubemo gutya. Promotion ni gute? Promotion byaroroshye. Yego. Ubyije ukuri ukoze imyaka 2 buri kwezi wa projinga, niyo yaba ari audio ku mbuga nkoranyambaga, ukita ku kintu kimwe. Abahanzi bakizamuka hari ikintu bakwiye kwitaho, kandi nicyo cyanamfashije mbaye ki. Yego. Uzajya ukora indirimbo nziza uyikorere ibisabwa kugira ngo isohoke. Apana ngo hari n'abantu bakora promotion ku ndirimbo yanapfiriye mu itangiriro. Yego. Indirimbo igomba kuba ifite sound nziza, abacuranzi beza, inyandiko nziza, imiririmbire myiza. Icyo kintu iyo cyuzuye indirimbo yishyira ku isoko ikagenda. Yego. Ntabwo wakora imyaka 3 ukora muri ubwo buryo, mu by'ukuri mu Rwanda ni hatoye. Sibyo no mu Rwanda YouTube ikora hose ku isi. Baba bakumenya abantu, kuko YouTube ikunda umuntu ukora, YouTube ikunda umuntu uhozaho. Rero bayita ni platform y'aba content creators. Yego. Noneho nk'ubu ngubu promotion mu Rwanda ushobora kuza hano ukambwira twende kugira ngo mu kiganiro nimbanze nkwishyure. Nabikora naba ariko ntabwo ari uko nakabyumvishije, bakabikoze. Ubundi urumva gufasha nibyo. Yego. Ariko nanone si itegeko.
yego ariko nanone si ikiguzi yego kugira ngo umuntu agufashe. ariko nanone nanjye ngomba gukora akazi kanjye nk'uko ngomba kugakora. Yego. Hari aho ntabyemera nanjye. Ni ukuvuga ngo ngewe kuba naguhostinga ni akazi kanjye sibyo. N'urugero ngo hostinga bwa mbere ntabwo twari tuziranye, ariko navuze ni aka ni akazi kanjye ngomba kujya gute gukora. Yego. Njye ntabwo kujya mu hosting umuntu mwaka amafaranga, ahubwo mushobora gufatanya gushaka amafaranga ngo turabona iyi nzira yabyara amafaranga, ahubwo tujyanemo ibyo nta kibazo. Umuhanzi ni nk'ikibanza kinini. Yego. Umuhanzi abantu baba bashaka gusarura ibiri mu kibanza bataracyubaka imbuto, kurya imbuto. Umuhanzi agasigara yarumye. Wowe urafata imbuto zirye cyangwa utera imbuto urya ibyezeho. Ni nako bigenda. Wowe uri kubwira ngo mpereza amafaranga kunyina rimwe kuri radio yawe, kuri kunshyira ku mbuga zawe nkoranyambaga, ukanca mwenda 1,100,000. Ayo mafaranga kugira ngo iyo ndirimbo yinjize 1,100,000 birafata igihe. Yego. Kandi ushyizemo imbaraga nk'uko bikwiye, ayo mafaranga wazajya usanga turi kuyarya nge nawe mu bundi buryo tutazi, anarenze 100. Urumva buri muntu wese agira deal, uri umunyamakuru ndi umuhanzi. Icyo kintu ni abantu babiri begeranye. Yego. Hari deal uba ufite runaka. Ariko nukomeza kwica umuhanzi, uwo muhanzi ntago azaba umuntu wa danger mu gihugu urimo, kandi nayo itangazamakuru rya rizakomeza ribi ikintu kimeze nkaho kirera abajeyi, nta kintu kirimo, no kuvomerera mu kintu kimenetse. Yego. Rero kugira ngo Meddy ibi ya danger n'umuhanzi aba wa danger nuko bafashanya. Yego. Uzi ko umunyamakuru baba bakwiye kumera nk'abogeza b'umupira, abantu bogeza umupira. Umva ukuntu bogeza, barogeza ku buryo umuntu ukurikiye n'umupira kuko awukurikiye. Naho mu Rwanda bagera ku muhanzi bagaca intege n'umuntu uri kumwumva. Ubwo si ibyo nibi, akeneye kumuvuga neza, kumwogeza, kumurata. Uwo muntu azageraho ubwe nawe bimutera ishema gukora, avuga bya bintu birimo akazi, bya bintu birashoboka, bya bintu havuka impano zikomeze zibe nyinshi. Ariko igihe tukiryamira abantu tucyumva dukurura dushyira mu mifuka yacu, ibitaramo byaza umuhanzi ibaza umuhanzi ukamukubita 30% ndi yose ukayarya kuko wari wowe waganiriye n'umukire. N'ibintu birimo zagara, ni ibintu bidafite aho bishingiye. Umuziki wo mu Rwanda nta hantu ushingiye uri. Ubushize ahubwo narumvise ngo Chris Easy buriya nta contract yarafitanye na GT Business Group, kandi ngo afata 0%, nta kintu afata. Wicyo ngo yashakaga ko ari kugira ngo abe umustar. Inde Chris Easy banabigira abantu bagira indoto zitandukanye. Ibyo bintu byanashoboka, ariko nanone nicyo nakubwiye ngo guhura nahuye n'abantu badanje. Ngiwe nibyo wahoze kare umbwira ngo hari igihe umuntu aba ashaka kujyana ikintu gihagaze, undi ashaka kujyana gitambitse, undi kiryamye. Ngiye nahuye n'umuntu umbwira ngo ko nakubonye mwibi wabishobora. Nabishobora. Harasabwa iki? Yego. Harasabwa ibi. Ntabwo byakunda ibi, ariko basi reka ngira ibi, reka tugire gutya. Sasa akahita wakushyira imbere bakakujya inyuma. Abantu babiri bari ku murongo umwe badakora ibintu bimwe ngo nuko ari aba manager, ni ikindi kintu. Ubundi umuhanzi uzajya n'aba manager abandi badanje, n'umwumva baza amasura. Yego. Umumanager nge wa danje mwiza mufata nk'umwamarayika. Umuhanzi ni umwamarayika, ahubwo mufata nk'umurinzi w'umwamarayika. Yego, uwo marayika. Kubera ko umumanager ni umuntu, ni bimwe byo kujya gucukura zahabu utazi kiriwe. Niba kuri umuntu rwose ntumuzi, umushyizemo amafaranga yawe, gushyira amafaranga mu muntu. Yego. Urumva icyo kintu, gufata amafaranga ukayashyira mu muntu. Abantu benshi barikunda kuri level yuko atarekura $20,000 ngo aziguhe. Ugasanga umuntu arazirekuye, araziguhaye. Cyangwa ze nk'umukobwa muguriye imodoka. Abo nibo bari mu Rwanda, bakire bo mu Rwanda rero bagira ikibazo kinini cyane. Bagira ikibazo kinini, bagira irari ryinshi. Bafite ibirimo. Bakajya kubona ukabona ngo yaguriye umugore ngo umukobwa bakundana cyangwa se umukobwa runaka bahuriye ahantu, imodoka y'amafaranga yanahaye. Icyo kintu si igikorwa bakandika mu gitabo.
kuko ahantu handitse ngo runaka yaguriye ngo inzu ihenze runaka ngo ni ibintu bya danje araho byanditse ku isi ukumva ibyo kintu kiranditse koko kirarenze ariko ushobora kuba sinzi impamvu abantu badakunda ibigwi kuba abanyabigwi warafashe umuhanzi ukamukura hasi ukamugeza hejuru uba umeze nk'umuntu wubatse igisirikare hari izindi mbaraga uba ufite ni nko kurera yego hari izindi mbaraga uba ufite utagira ufite ayo mafaranga kandi nawe bakobwa uri gurarikira bo baraza wowe ukajya ubareba ukavuga uyu hoye noneho rikageraho n'irari rigashira ugashaka umugore yego kwati bana bose kwanza nje ariko ibaze ko irari kugira ngo ribajye banashaka abagore bakakomeza bakaba muri bya bintu ejo bundi nigeze kubwira umuntu ndamubwira ngo impamvu mubona bamwe mu bamanaja bacu bataramba nuko bamwe muri bo baza bashaka femme nushaka femme n'umuhanzi agashaka femme ntabwo bizakunda. Ikindi cya kabiri impamvu dufite abahanzi bake mu Rwanda nuko dufite abantu reka mbite n'abakunzi b'umuziki ariko batari impirimbanyi z'umuziki. Kubera iki araza mu muziki kubera ko nyine akunda ya mpano akunda umuziki we ariko mu by'ukuri ntago akunda umuziki ariko kubera ko ya mpano yamwegereye bati ariko twagira gutya ibyo nashora miliyoni 5 cyangwa se 10 cyangwa 20 na zingahe akaba ntizigarutse mu mwaka umwe yazataha bya bintu se reka mbireke. Ariko dufite abantu bakunda umuziki nkuko nyine tugomba kuwukunda byadufasha kugira ngo ejo n'ejo bundi to dufite legacy y'umuziki. Ntago dufite ubundi abashoramari mu Rwanda n'abarimo ni bake cyane noneho ntago bazi ukuntu gushora mu muziki birenze nicyo niryo soko bo batazi. Urumva mu Rwanda nta nubwo hari n'abantu bazi gusobanurira abo turanabarenganya. Ntago hari abantu bazi gusobanurira abo bakire ukuntu inyungu z'umuziki ziza umubaro w'umuziki uko wamuhindurira ubuzima uko akabimuganiriza akabimwereka bishushanyije urabona bimeze gutya bizafata imyaka iyi n'iyi ukanamubwiza ukuri kuko bamwe bazi ngo umwaka umwe ngo ndahita nsarura y'amafaranga natanze imyaka 10 niyo make ubundi ku muhanzi kugira ngo ubu wamugize cya kintu ushaka akabacyo. Urumva rero twe dufite abakire bagiving up vuba ahita yumva nyine mu minsi yashize umugabo witwa TB Music yagize gutya ahura n'inkomyi nk'umuntu wese yego noneho biba ngombwa yuko urumva n'ingiye na Ruto nande twari turi muri rebo ngombwa ko habaho kuvuga reka njye no muri ibi reka ibindi kubona acika intege. Yego amaze gucika intege naramurebye ndavuga ati uyu muntu acitse intege koko nibyo imyaka ibaye 4 dukora nta kintu cyari cyaza ntabwo twe twinjiza kandi amafaranga amaze gusohoka aragera muri miliyoni 80. Yego uyu muntu nta kintu mfite kumubaza ahubwo nk'umuntu wanyigishije kuroba reka nanjye nshyiremo inshundura yanjye nyishyiramo ariko ndamubwira ati wowe ndi inzu wubatse yego ibyangombwa nta nubwo ari na ngombwa ngo genda ubijyanye kugira ngo ariko yanzu nyigumemo unagenda ufite icyizere wowe genda ujyanye n'ibyangombwa byanjye ariko yanzu undeke ibintu byose bihindure uko ubishaka wowe ndeka nashyizemo uko nanjye nshoboye ariko wa muhamagaro yego kwa gukunda ibintu yageze ahantu nawe amaze kugira ibindi ashyira ku murongo ibyo ashaka gushyira ku murongo aravuga ati okay dukomeze ariko hari abantu babwira gutyo akahita nawe amera nk'upfukamye agahita kandi ntago aba ari ibyo ntago ibintu byose bikora amafaranga niba koko maze imyaka 4 mu muziki ndakubuze yego na runaka ndamuzi na runaka n'abaranzi niba koko warabanye ibyo bintu ntago wacika intege maze imyaka 4 mu kintu mu kazi wifashisha abantu abagucurangiraga bro bimeze gutya dukora igikwiye abantu banjye bose mbatoza gukora igikwiye
kureba koko iki kintu hari icyo kimbangamiye, niba kimbangamiye nawe ahita ambwira ati kora iki byibura nanjye bimere gutya, tugenda dufashanya gutyo, nibwo kubaka njye. Ariko wa muntu uba wararemye cya kintu naramubwiye ngo njye nabibwiye manager wanjye, amubwira ati ntuzigere untekereza ko nzinjiza amafaranga wanshoyemo mu gihe kitari mu gihe cyo mu myaka 10. Imyaka 10 nigera uzajya unareba inyuma ubone twateye imbuto zitangiye kwera. Yego, icyo kintu uvuze reka ngihuze no kuba ntarabona ya mpano ku ma stages akomeye. Why tutakubona, why tutabona performance zawe kandi ufite indirimbo zihita? Ngewe ibi bintu ntago bijya bindakaza, ngo nanze kuririmbira abantu nishaka nzapfe n'abaririmbiye ntacyo bintwaye. Ngewe ikintu ngamije ese indirimbo zanjye zagiye hanze, abantu bazumvishije, ubwo bushobozi bwo kuzikora buri kuboneka, ndi kuzishyira kuri YouTube, ndi kuzishyira kuri Spotify, ndi kugenda neza, ndi gukora ibyo nsabwa, kuko ntago ari ngiye buzihamagara ngo ya mpano ngo ndaguhamagaye ngo ujye kuririmba. Hari ababishinzwe kumamagara. None ko bavuga ko mu muziki harimo ikimenyane, icyo kimenyane ubwo ntabo nyine twamenyana nanjye ngo bamenye, ubwo nitumenyana icyo kimenyane nanjye kizagira biri gucyura, none turagirana ikimenyane tutaziranye nk'ubu nk'abategura ibitaramo nta n'umwe tuziranye. Ubwo nitumenyana icyo kimenyane nacyo kizakugeraho kandi ni igihe. Yego. Okay. Mu muziki wawe wose cyangwa se mu buhanzi bwawe bwose, nihe ndirimbo waririmbye y'ukuri ku buzima bwawe? Hafi ya zose. Ni iri inyuma. Iyi ngiyi yitwa How Are You. iyi ngiyi ubundi ngewe ni indirimba amafaranga. Uzamenye ko nyafite. Niwumva ndi kukubwira ati ngewe amafaranga, uzabwira ati kabisa karagahungu kayaryamyeho, indirimbo ibyo ndimo. Niwumva nkubise n'indirimbo reka banze mpere ku ndirimbo ya mbere abantu bahise bagira attention cyane kuri wowe bayumvise. Ni indirimbo yitwa Uwo Muntu. Banze nka kapera gatoya. Tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza, watera intambwe akakuzitira kaguteranya kubo mwamenyanye. Uwo muntu yemwe uwo muntu ntagushuke, uwo muntu yemwe uwo muntu ntagushuke, uwo muntu yemwe uwo muntu umwana ni mubi. Uwo muntu yari true story yawe? Ni umuntu waguhemukiye ku buryo bigeraho wumva reka mfate ngo umuntu ukwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza? Byigeze bikubaho? Bitubaho kuko byabwa mu buzima bwose bwa buri munsi. Gusa reka nkubwire, gufasha, iyo ufashije umuntu ukagwa kugwaho, ntabwo wumugwaho, ujya hasi akakugwaho. Iyo ufashije umuntu akugwaho, ukagwa. Nuvuga ngo iyo ufashije umuntu akagwa, oya wowe wamufashije ukagwa, wowe ukagwa akugwaho. Harimo filozofi sha cyakora mise byumva, kubera ko biba bisaba ngo niba ufashije umuntu komeze ukeneye gufasha abandi kugira ngo ugumane bwa bushake bwo gukora. Ariko iyo ufashije umuntu ukagwa, babandi bose bafashije bakugwaho kandi ntubyuka. Sari kubyumva ntabwo ushobora kubabyukana bakwica. Babisaba ngo ukomeze ube nyine wa muntu ko ugitinyira mu maso yabo. Iyo uguye keretse imwe kwijana n'uhita ukwegura akavuga ati wangiriye, abandi baba bafite abandi nabo bari gufasha kuko nabo nyine baba bafite ntago bakureba ngo aramufashije, afite undi ari nawe ari gufasha. Ubwo gufasha umuntu si wowe ubyigenera. Hano kanya wamfasha, twasohoka hano hanze ushobora kumpa izo headphone wambaye, ya mano ndagukunze tuzima mu minota 5 umutima cyangwa mu ntekerezo zawe ariko zirabura ubuhereye ikigogo ubundi twaguraga iki. Uri kumva? Mbese urakoreshejwe no gufasha
imana igukoreramo igukorera amahego ugashiduka wafashije umuntu utagakwiye no kuba wagafasha ntamufashije. ariyo mpamvu umuntu nyine ahita avuga ngo tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza. yego noneho njyewe ntabwo nagwiriye uwamfashije ahubwo uwamfashije yashaka rero kongera kunshyira mu mugongo we ngo angwire. ziri kubyumva. tinya umuntu rero kwereka inzira wayinyuramo bikagira ute bikamubabaza. ugiye kuntondekera indirimbo eshatu mbere ko tujya ku musozo ndetse tunavuga no ku ndirimbo yawe How Are You nshyashya bari kureba muri background. ugiye kuntondekera indirimbo eshatu zawe z'ibihe byose. ego bucura uwo rizagwira ndi kwikubita uwo muntu ubwo nenye nari nzi ko ndi bunakubaze kuri ndi kwikubita. ndi kwikubita ni indirimbo wumva ukumva ni message irimo ibyo turimo uyu munsi bro. abaniga bari kwikubita iniga zacu ziri kwikubita byanyabyo. iriya ndirimbo ujya kuyikompoza uri muri mood imeze wumvaga kuko hari igihe ujya kuvuga nk'ikintu iki kintu nanjye uriya shani true story nyine. rero njya kwandika ndi kwikubita nari maze iminsi nk'ine. hari ukuntu njya ngira igihe ndi kumwe n'abashuti banjye tugashiduka tumaze nk'iminsi ine tutari gusohoka mu nzu cyangwa icyumweru muri mu nzu turi mu nzu kuri story nyinshi turi kuri interinete icyumweru kigashira nta muntu ucomotse mu nzu. noneho icyo gihe ndabyibuka twari dufite n'amafaranga hari inzoga nyinshi icyo gihe ndabyibuka kandi turi na bake. yego inzoga nyinshi turi bake turanywa koko. noneho ngira ukuntu ndambirwa ibintu njye n'ibintu biryoshye cyangwa ni byiza hari igihe byaba byiza cyane nkarambirwa nshaka ubuzima buhinduke gake gake. rero nabibayemo mbibamo ndavuga ariko ubundi ibintu n'ibiki ndimo ndi kwikubita. iryo jambo nahise mbwira bagenzi banjye ngo ziko ariko turi kwikubita ndi kwikubita ndi kwikubita nyine leta ritugumamo ndi kwikubita dushiduka twashyizemo beat indirimbo zitari ukuntu yagiye iga yanjye yankorinze indirimbo yankuru turere tuvuga ati haciye kuwa gatanu haciyeho tubyutse nahise mpamagara Logic ndamubwira ati mu masaa 9 z'ijoro n'icyo gihe koko ndamubwira ati ko mfite indirimbo iri kumvugiramo ni ikihe gitambo ndatanga ngo undikodinga indirimbo kano kandi ko ndi kumva nyine nshaka isohoka kano kanya ni ikihe gitambo nkwiye gutanga ukabyuka tugakora iyi ndirimbo tukarikodinga. urakora tabo ku mafaranga wamaga urayakuba kabiri ndamati ndayakuba kabiri ariko iyi ndirimbo isohoke. ariko iyi ndirimbo tuyirikodinga nahise njya kumureba nawe urumva ubundi imiziki ni ibyishimo. yego nahise mushimisha. twakoze indirimbo twese turi mu myizerere kuko yo kwikubita kuko nawe twese tumushyira muri mood koko ya nyayo yo kwati ngaho ngwino tureshye vahuri uze tureshye mu myumvire tujye kuri ritm imwe twara kubita saa 12 zitangiye kugera nibwo nahise ndikodinga nashyizemo ngo dore nagoswe nambaye nka Fela Kuti ahita bidaboringa nyine ukuntu we yabikoze Fela Kuti ubundi ukishyiramo ijambo rya mbere tuba ati ni hit cyangwa si hit bitewe n'ukuntu uri kugusomera mu matwi n'ukuntu uri kumva sound yayo iyi niyo. twese tuyirikodinga tugeza kuri igitero cya mbere n'akandi turakirangiza turataha. igitero cya kabiri nahise mvuga ati iyi niyo kandi maze kumva ngo niyo ngira ikintu njyewe niyo waba uri kunyaka 500 ariko uri warankomfirimiye yaguha nahise mpamagara Rumaga ati Rumaga nakoze indirimbo njyewe ya danje kandi ukuntu ndi kumva nayanditse
birahagije ahubwo ngwino ahubwo ndashaka igitero cya kabiri cyose ucyandike yego nanahari urebe ibyo ugendere ku gitero cya mbere ko nabigenje none urambi cya kangahe cya kabiri gisobanura indirimbo yego Rumaganye narayandika twongera dufata nk'icyumweru tujya kuyirekodinga turayibekinga tuyigira neza ndongera njya mu rugo ndayumva nangira kuvuga atari ko sandi kwikubita ubunguko ko bihwanye nanjye nangira kwica intege ati ntabwo nzayisohora wumva nyiri ukwijajinga mfite nzasohora zikana nayisohoye imaze nk'umwaka twarayirekodinga ngiye gusohora zikana sinzi ukuntu nagiye kuri kaso yego nagiye kuri kaso muhura n'abajeni banjye mbo ndongera nywa ku nzoga nongera numva ya ndirimbo ndi muri ya mudu leta mvuga tuzi ko ino ndirimbo ariyo bahisemo amagara Bob namwe ati Bob mbwira igitambo nanjye nanga ubwo njye nkunda gukora ibintu bintunguye iyo ngiye kubipanga birapfa mba nshaka ngo ikintu mudu kimfatiyemo nkikora ako kanya ubwo ntikirengaho ubwo ndaba nafashe ikindi yabinsaba rero ngo kugira icyo kintu niba numvisha ari icyo kibe ako kanya Bob namubwira ati Bob mbwira igitambo nanjye nanga ariko iyi ndirimbo uyimixe kano kanya numve tuhite tuyikoraho yego ariko n'ubundi nta kazi nifitiye wazi nahise njya kumarira yego ahita nkubita iriya sound nawe shaka imeze neza cyane yumvishije James ahita ambwira ngo nanjye ngiye kwitanga igitambo cya video rwose wumva ushaka ndayikora ariko harimo ibyana banyihaye BAT nangira ati indirimbo ikeneyemo ibyana birenze ati niba ufite ubushobozi bwo kujya kubishaka enda amafaranga yagenda ubashake ubazane tutishutinga banje kwikubita koko yego hari post wanigeze kubona usaba Bruce Melody ko iyo ndirimbo kubera ukuntu ari ya danje wifuza ko musubiramo hari feedback igeze ibaho kuri Bruce Melody burangiye nagiye kubyandika kuri ya n'ubundi namaze kuvugana na Melody ngewe numvishije iyo ndirimbo numva niyo wumva ni yanasohotse ubwo indirimbo nyikunda nanjye ndi kuyireba ndi kuyumva muri rubanda yego nibwo nyiha umwanya ko ya ndirimbo irenze kuko irenze nese nyumva ndavuga ati Melody no ndirimbo zikaye tuyisubiranyemo yarenga iri yego yaba ikindi kindi nese muhamagara ndabona Melody y'amakuru ni sawa nitwa Yamana ati ndakuzi mfite indirimbo yitwa ndi kwikubita ndakeka wayumvishije ati nayumvishe ndashaka ko tuyisubiranamo kandi byizere ntabwo njye mpamagara umuntu njye mwibaraguza mpamagara avuga ati wowe byizere bibi wowe gusa nta kindi wowe byizere yego rero Melody nawe kuko abayumva nawe ari undi muntu ataze undi Peti yarambwira ngo nizere ibintu twakoze ibintu twumvishe ariko ntiyabimbwira ambwira ati ndaza kuyumva ariko kubera ko nari mbizi abahanzi bo mu Rwanda rero buriya nabo ntabwo bagira ubufatanye njye nari ntekereje ikintu cyo kuba Melody yayikora remix bikaba nyine kuba ari indirimbo mu Rwanda w'umuhanzi umuntu munini ukoranye n'umupeti uri kuza yakoze indirimbo nziza bakayisubiranamo ni inkuru nziza ku muhanzi nka Melody numvaga ari ikintu cyiza rero ariko nyuma za kumwera ati yahise agira ikibazo cya album yiwe yari gusohora ari gukoraho ibiki n'ibiki bahita bamwirukansana zingendo urabona ari gukora bihita bisa nkaho bipfukiranywe ariko buriya nyine hari impamvu buriya hari indi wenda ari igihe tuzahura kuko Melody ni umuhanzi nanjye nkaba umuhanzi ntabwo turi abantu bari gushaka kuzahura nta hantu tunahuriye Melody ni mukuru wanjye ni papa wanjye duhuriye na hato ku buryo kimwe anytime twakorana yego indirimbo ndi kwikubita ubu tuvuga imaze kugira 881 mu mezi 11 yego urumva ni move nziza ntekereza ko na Melody nawe nabona ko ari ngombwa cyangwa se ahugutse muzare kuntu mu bigenza kugira kutanakora ndi kwikubita tugakora mugakora nindi bura abahanzi vibe mushagura nyine ugasanga vibes kandi ikindi kano kanya Melody ntago nari namukeneye cyane nari nkeneye yari promotion ndi kwikubita ntago Melody kano kanya nari mukeneye kino Melody yankorera yantwika yego yanshyira kuri ritime ntariho yego
y'amahiti ari abantu bakamenya ari benshi akanshyira kuri ritima ariko n'ubundi ntari kugenderaho. Yego. Ni nko kugusunika. Ufite ni nko kugusunika nk'ahantu. Urumva ntiyakomeza ngo ambe hafi. Yankorera iyo ndirimbo nawe akagira ibyo ahugiramo. Rero ritime yaba nshyizeho, pressure yaba nshyizeho, kuyimanaginga ku mbaraga zanjye byari kungora. Rero ni nayo mpamvu Imana ihita ibireba ikavuga ati shaga tuza kawe ntago wabyikorera ibyo bintu ikabireka ntibibe, ariko ubona ko bikwiye. Imana izi gukora igikwiye ihita ibikora. Cyakora yego, turimo turagenda tugana ku musozo, ariko navuze ko turi buze kuza kugana ku ndirimbo yitwa How Are You. Gutyo byumva byanditswe mu Kinyarwanda, byanditswe How Are You. Ushobora kubyandika kuri YouTube, urabona indirimbo ya mpano. Ni indirimbo imaze umunsi umwe ifite 43, ni move utari mbi. Ariko nanone mu Rwanda dukeneye ko ibihangano byacu binarebwa cyane nyine bikaboostinga ko nibyo dukeneye. Kuba nifuza ko abanyarwanda bose baba basirimu, bashona, abantu bahuje, turi bake mani. Wigeze ukomoza ku bumwe butari mu muziki. Reka mvuge ngo ni ikihe kintu cyakubaje mu muziki ujya wicara kumva uvuga ngo mana yanjye? Njye numvaga umuhanzi agira imyumvire itandukanye n'iy'abandi bantu, yagutse mu bitekerezo. Umuhanzi nta limite agira. Yego. Umuhanzi nta gasozi agira. Umuhanzi arimeze nk'isanzure. Yego. Ariko nasanze mu Rwanda ni udusozi, ni uturima. Yego. Sinzi imbuto bahinga nyine, kandi bakaba yari isanzure rwose, mu mutwe rwose ari isanzure, ibintu barivuga ati iki ni cyo. Ariko banje kwanga aka gasozi ngo niko kareza, akatura kima imvura. Yego. Ni ibintu bitari ngombwa kandi birahaba. Yego. Sibye nanjye sinjye ufite ikibazo cy'ibitaramo gusa, abandi basani bafite ikibazo cy'ibitaramo. Ariko ikindi isahani mani turiraho ni ntoya pe. Nje niba narye ahubwo Imana intunge. Imana ikora igikwiye ku buzima bwanjye ndetse no ku bwawe no ku banyarwanda muri rusange. Nibibona ko ariho nkwiye kurira izahanshyire, kuko nibona ko hari ahandi nkeneye kurira. Ubuzima si ibitaramo, nanjye ushobora kumubwa ubushobozi nkajya muri arena nkakodesha arena, nkavuga ya mpano mfite show muri arena, nkatumira abahanzi nkabishyura bagenzi banjye, nkakora show yanjye. Yego. Batari na ngombwa ngo bantumire. Yego. Aha, ngiye gusoreza ku indirimbo niyo ndi busorezeho. Ahubwo mbere ko nsoza ndagira ngo untondekere abahanzi batanu kuri ya mpano afata nk'abahanzi b'ibihe byose. Uvuga uti aba bahanzi nkurikije imikorere cyangwa se n'uburyo bakoze, ashobora kuba akiri active, ashobora kuba atakiri active, ariko nyine uvuge ngo aba bahanzi ko ari batanu kuri jye nabibihe byose. Umuhanzi bita Makanyaga. Makanyaga Abdul. Groupe Impara. Urban Boys. Bruce Melody. Ndi Wadanje. Rafiki Coga Style. Tough Gang reka ati. Tough Gang. Cyakora. Nshimyemo Impara, nshimyemo Urban Boys. Rafiki. Hariya namubwiye nande wa Makanyaga. Buriya abantu ntimuze kuza kwifata nkaho ndi umufana, ariko nta groupe tuzagira mu Rwanda bivugiye kuri kamera izaruta Urban Boys. Ishobora kuzaza n'ibyigakora ibyikora, ariko Urban Boys batanze ibyishimo byabo mu gihe cyabo. N'ibintu bakoraga urebe ukuntu barenze, nta n'umunyarwanda Maginga wari wabikora. Maginga biragoye. Kubera ko bajyaga Nigeria bo ukabona bahageze mu rugo. Ariko Melody uri kubona ari kuhatinya. Man, Urban Boys ni groupe tutazigira. Sinzi ukuntu babikoraga, ariko Imana igiye yubuka inakomeze. Reba ukuntu rwose byagiye. Ejo bundi ndi gucatinga na Hambo. Turi kwibukiranya ibihe, manager Richard nubwo atakiri muri ibyo bya showbiz ndagusubuje aho uri, ariko turahura nyine nawe twibukiranye nyine bya bihe, ukuntu Urban Boys twajyaga Gisenyi, tukajya Rusizi, tukajya he. Ikindi kintu nasabira abanyarwanda, abana b'abahanzi b'abanyarwanda baborohereze kugenda. Umuhanzi aririmba ibyo abona. Yego. Baborohereze bafata ibirere bagende bajye mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, bagende kwiga no kwiga. Baborohereze ingendo, kuko nituguma aha turaba turi gusangira gusa, kandi twe dufite kwagura uru Rwanda rukeneye
kwanda cyane 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 kwaguka rukaba runini ku buryo umuhanzi w'umunyarwanda ashobora gutegura show mu Bufaransa bakaza, kuko biroroshye man, biroroshye cyane gufata isi cyane. niba ufata u Rwanda rw'abantu, abanyarwanda ni abantu badaje, abanyarwanda uzi ukuntu kugira ngo ubu bakumve bisaba imbaraga, umuzungu we yanazunguza umutwe, ariko umunyarwanda utakumvishe neza ari n'igiye guca ngo ngo dore ya mpano sha ngo twari kugenda n'amaguru. Njyewe ngira ukuntu nongera n'amahirwe njyewe bitewe yuko n'imiziki nkora, ngira amahirwe yo guhura n'abantu bakanyereka ukuntu bamfata. Mpura n'umuntu akanyereka urukundo anyeretse, avuga ati kandi nanjye mpa mu buzima busanzwe, dushobora guhurira mu mujyi kabisa, uri gutsinda none si umuntu niwe ngasigara nkushyizemo ikibazo, se niwe uri kwitsindagije umuhanda. Njyewe mfite iyo ndi kujya, yego hari n'ibyo ugiyemo, hari ibyo ngiyemo, kandi nta nubwo duhuje urugendo, ntitunahuje isi, kumbonaho ni kondi. Yego mbaye mfite ubushobozi nanjye wambona ndi ahandi, aho nyine umbonye niho ndi, no kuba nawe uhari uri umuntu wadanje, kuba nyine so reba nibyo byambwira abanyarwanda barwanira kujya gukorana n'abantu b'abanyamahanga, kandi nabo ubwabo byarananiranye birirwana, ariko babwira ukuntu abantu mutuye mu gihugu kimwe gukorana byanze, ugiye kujya gufata umuntu w'ahandi mutaziranye ngo mugiye gukorana. Kugira ngo ukorane n'umuntu bisaba ngo muhorane, ufate igihe nka kuno turi kuganira, uzi ko hari abantu kugira ngo mukorane abanza kukugerageza, yego kujya kubabaza, wabona kwihangana kwawe koko ari neza ngwino. Ni ngombwa umuntu ubundi abanza kubaza kugira ngo mukorane cyangwa amufashanye. Ariko abantu bateye gutya akavuga ati uyu muntu biteye, uyu muntu ubundi biti, uyu muntu mu buzima bwe atekereza ati, uyu muntu umuteruye ntiyazangwira kandi kabira kwa kunene ibyo byose akabireba, kwa gufasha nakubwiye ngo ufashe umuntu, uzareba abantu bose bafashije ntibabigenze neza cyane, bitware neza, ntibagumane cya gitinyiro byababayeho. Yego ni ikihe kintu ya mpano yiyongereho nyuma y'uko ageze mu muziki, either physically, either mu bitekerezo, either mu buzima busanzwe? Narahindutse cyane, navuga ko niyuburuye. Nko mu myaka 3 ishize nabaye umuntu wadanje, ntabwo wansobanurira ukuntu umupeti w'inyamasheke iyo pe iyo hatari umuriro, iyo hatari amazi agezweho, aho hatari imihanda, agira Kigali akaba afite ibihumbi 500 byamurebye, akaba afite 800, akaba afite ibyo kintu kirarenze. N'indi shusho umuntu waciye mu kiyede akacahe, akaba ari yamana ushobora kwigaburira, kwitunga, kwiyambika, kwibeshaho, ni ikintu kirenze. Rero nta n'ibindi navuga byadanje, icyo cyose kiba kirenze, iki ni cyo kigoye, kirarenze. Nihe tatuwaje ufite ku mubiri wawe ifite icyo sobanura ku buzima bwawe? Zose. Iy'ingenzi cyane muri zo ni iyihe? Iy'ingenzi ni imisaraba 3 mfitemo hano. Isobanura iki? Abana ni b'abagabo 3, uyu hagati ni Yesu, ibi ni bya bisambo bibiri. Nibyo bintu byadanje byabayeho ku isi, na n'undi uzabaho nkabyo bazamamara. Rero njyewe nzi guhiga, nzi guhiga, kwishyiraho ino tatu nkishyiraho n'abagabo, nuko mba nkurikiye nyine inzira yabo. Kuki wahisemo kwishyira umuntu uza mu ijosi kubishyira ahandi? Mu ijosi nyine ni igitambo. Ni igitambo? Ubwo buribwe, icyo gitinyuko, ni igitambo nyine. Ngiye gushyira ahandi hantu gushyize munsi y'ikirenge, urumva ni ibintu nyine ntizeye. Ni ibintu utizeye. Ariko kubishyira noneho bibaye akarusho babishyira mu gahanga. Niko wenda ntabikunda, icyo cyizere cyo ntacyo mfite. Ariko bibaye byiza umuntu wagukonfirimye abishyiraho umurebera. Cyakora. Ni weshe. Reka tugane ku musozo. Reka ngushimire cyane kuba waje byonyine mu kiganiro kuri Leya Entertainment, ku bufatanye n'Igicumbi Cinema Center. Ni abantu bashobora kuba bagufasha mu buryo bwa, nta yindi mpano ujya wiyumvamo? Njyewe buriya ndi mpano, kuko ushobora kuba umuhanzi ariko hari ikindi kintu none uzi. Njyewe nzi
ngira impano yo gusetsa gusetsa kandi ntabishaka nyine ushobora kumbwira ngo nsetsa sinkusetse ariko twabana igihe kinini ukajya uhora mu bitwenge hagomera isibira narebe ko hano hari indi mpano yewe ndasetsa cyane kandi ngira gucokozanya cyane ntabwo twabana ndabanza nkagusaza ntabwo twabana naragusaza imitekerereze nkabanza nkagukuramo gutekereza bisanzwe nkagushyiramo kugitekereza wanariza gusa yabana okay reka ngare ku musozo tubwire kuri how are you imvune zaza zimeze zite ubundi abantu bayisange kuri ya mpano n'ubundi gutyo byandika ni channel iri verified hari akantu kariho ku muziki buri abantu ntabwo babizi ko kari akantu gagaragaza verification kuri YouTube kandi umuntu ugafite abarenzi yego gira icyo tubwiraho how are you n'indirimbo imaze imyaka 3 kuko iki recordings yanditsweho Kinyoni Imana imuhe uruhuko ridashira yandikwaho Rumaga yandikwaho Racine yandikwaho Nge yandikwaho Element ni indirimbo nini ni indirimbo irimo ibitekerezo ni indirimbo ikuze kugira ngo nanone ikintu navuga kuri habaye yanyeretse ko inkoni hirigiye koko cyane umunyarwanda z'ubwenge bano bantu bakoraga imigani ni Bibiliya bazashaka ikintu bandikamo ya migani bayishakishe bayandike mu gitabo umuntu agirwe yigisi kuko umunyarwanda ibintu yavugaga nibyo tubamo ni nabwo buzima tubamo buri munsi somo ujye ukurikiza umugani ukawumva neza ukuntu uvuga bo inkoni hirigiye rero impamvu nabisobanukiwe ibaza imyaka 3 ariko yasohoka ubu ukabona nicyo gihirimo urumva rero Element ni umuhanga Imana ni umuhanga Rumaga ni umuhanga Mwarayika wacu Kinyoni ni Racine nuko nawe umuhanga so rero ni indirimbo nini umuntu ayumve n'utarayumva azabyumva kuko izamara n'indi myaka 5 ikiringiye yego wakoze rero indirimbo muyisange kuri channel ya mpano n'ubundi nkuko namaze kubikubwira nurangiza njya nkunda kubwira abantu ngo niba ushaka ko ya mpano atera imbere niba ushaka ko Leandre atera imbere niba ushaka ko wa muntu ukunda atera imbere please mufashe nyine akiriho kuko napfa ntabwo ari bwo uzajya kumusapotinga iyo subscribe uri bukande nta kiguzi na kimwe kuba washyiraho akazogera kugira ngo ujye ureba notification zize kugira ngo yaba cya kiganiro cyangwa se ya ndirimbo irebe nta kintu na kimwe bitwaye so bivuze ngo rero please let's support each other kugira ngo tugere naho tugera ya mpano wakoze bro wakoze nawe kandi hano se si mu rugo iki kiganiro tuzajya tukireba mu myaka 10 kabisa tuvuge ati twaravunitse ubundi tujye twubaka ibigwi cyane uko nta bubiko bwaruta kubika mu bantu ako kantu ni fresh nta bubiko bwaruta kubika mu bantu kabisa ako kantu mugasigarane mwakoze cyane ninge nitwa Leandre ni umugabo ariko niba ukeneye ikijyanye na sinema kuyandika kuyikina gukora sound gufata amashusho kwandika script buri kimwe cyose tugane ni mu Gicumbi Cinema Center kuri imbere ya Mereze ya downtown ubundi turaza kuza gushyiraho na nimero aho ngaho mujye muzihamagara kugira ngo niba ufite impano yo gukina film mu minsi ya vuba turabasanga mu turere aho muri kugira ngo tubafashe kugira ngo mwagure impano zanyu Nyagasana bishimire call me no head blessings over blessing see you